Imana ishimwe, twongeye kubaramutsa muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi wo gushima Imana, ni umunsi wacu kandi wa commanding your day. Uwiteka Imana ihimbazwe. Hanyuma uyu munsi uri kuwa kabiri, ni umunsi wacu wa 231 wa commanding your day. Turitangiye ukundi kwezi kwacu kwa commanding your day. Uwiteka Imana ibagire neza. Hanyuma uyu munsi turasoma muri Zaburi 38 umurongo wa 5 n'uwa 6. Kasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo kuko ibyo ndakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira, inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze ubw'ubupfu bwanjye. Umurongo wa 7 akavuga ngo nahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira. Amen, haleluya. Uyu ni umurongo turi gusengereho. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka akeneye kugira ngo adukize, ariko kuko ibyo twakiraniwe birengeye cyangwa se bihwanye n'umutwaro umuntu yikoreye kandi uremereye, ndetse umutwaro unanira, birasaba rero ko umuntu ahaguruka akabwira Imana ngo Mana, icyampa ukongera kandi ukangirira ibambe, icyampa kandi ukongera ukangirira impuhwe, kuko inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ibyo nakoze. Uwiteka we, kubw'ubupfu bwanjye nakoze ibidakwiriye, ariko uyu mwanya dutangira kuno kwezi, ekubane nanjye data gitare gikomeye. Tuzanye amashimwe, tuzanye umwuka wo kwinginga imbere yawe muri kuno kwezi Imana yanjye. Haleluya. Ubu umutima wawe uravuze ngo ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira. Haleluya. Ndahamagara Uwiteka kuko ariwe mutabazi wanjye, ndahamagara Uwiteka kuko ariwe murinzi wanjye, ndahamagara Uwiteka kuko ariyo Mana ikomeye, ndahamagara Uwiteka kuko ariyo Mana igira neza. Reka iryo ribe isengesho ryawe muri kino gitondo cyo kuwa kabiri. Ubyuka ujya gusenga, ubyuka ujya muri shughuli zawe zitandukanye, ubyuka ujya mu kazi, ubyuka ujya mu zindi gahunda zitandukanye. Reka Uwiteka abane nawe, reka Uwiteka gucira inzira muri uno munsi wo kuwa kabiri. Reka dutangira kuno kwezi, ukwezi ko kwinginga, ukwezi ko kuririra Imana, ukwezi ko guhamagara Imana. Reka ubwiza bw'Uwiteka abane nawe, reka umucyo w'Uwiteka ukumurikire, reka imbaraga z'Uwiteka zikumurikire, reka amahoro y'Uwiteka abane nawe. Rabashanda bakori bazanda bakori yabazanda. Mwuka wera we, akira ishimwe. Mwuka wera we, akira icyubahiro. Mwuka wera we, akira gukomera. Mwuka wera we, ni wowe duhamagaye. Reka iryo ibisengesho ryawe ku manywa na nijoro, reka iryo ibisengesho ryawe buri munsi, reka iryo ibisengesho ryawe buri gitondo, reka iryo ibisengesho ryawe buri saha, buri munota, buri segonda. Uwiteka Imana ibane nawe, umubwire ngo Mana data gitare gikomeye, uraho ibyo nakiraniwe. Reka uyu mwanya unsige imbaraga zawe, umpe imbaraga zawe, umpe gukomera kwawe, mpagarare mu gukomera kwawe, mpagarare mu butware bwawe, mu izina ryawe Yesu. Haleluya. Imana igugirira umugisha, Imana igufungurira imiryango. Hanyuma umunsi wo kuwa kabiri, reka Kristo abane nawe, agufungurira imiryango, abane nawe muri byose, mu izina rya Yesu bisabye kandi tubyizeye. Amen. Umunsi wawe urarinzwe, Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Ngaho Kristo akomeza guha ibihe byiza kandi byuzuyemo ibyishimo, mu izina rya Yesu. Amen.